even we need to work hard, and also to know the aim cyangwa se intego nyamukuru Imana iduhaye imana ari igihe turya hanyuma tukaba twiyinjije mu masezerano amwe n'ako gace tutazi. So which means the covenant that we made through eating irakomeye cyane. That's why muraho neza abavandimwe, ndabona mu tujawari yatandukanye, dushimira Imana ikomeje kubana natwe, dushimira ko Uwiteka akomeje kuturinda, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Rero uyu ni umwanya mwiza cyangwa se umunsi mwiza Imana duhaye kugira ngo twongere twishime, twongere tunezerwe. Rero dushimira buri muntu wese ukomeza kudukurikirana, ukomeza kubana natwe, abatwereka ko turi kumwe. Surely Imana ibasha kubaha umugisha. Hanyuma rero uyu munsi turakomeje n'ibyigisho byacu cyangwa se tunabaha kaze. Nk'uko bisanzwe tugiye kuganira turi kudiringa na characters cyangwa se kudiringa n'imico yacu, kuko ubundi busanzwe dufite character zitandukanye, kandi uko dufite character zitandukanye niko tugomba ku effectinga to work on them kugira ngo tubashe kugera ku kigero cya Kristo ashaka ku buzima bwacu. Rero reka dusome hano mu gitabo cya Bakorinto ba mbere ibice 6 n'umurongo wa 13. Turasoma mu gitabo mu rurimi rw'icyongereza, bafite Ikinyarwanda, Kirundi cyangwa se ibindi baza gusoma. Haravuga ngo our foods for the stomach and the stomach for foods, but God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality, but the Lord, and the Lord for the body. Amen. Biravuga ngo inda ni ibyo kurya kandi n'ibyo kurya ni iby'inda, ngo ariko Imana izabisenya byose. Akongera akavuga ngo n'umubiri rero, aravuga ngo n'umubiri rero ntabwo ari gukora ubusambanyi cyangwa ibindi, ariko aravuga ngo umubiri ni uw'Imana kandi but for the Lord, umubiri ni uw'Imana and the Lord for the body, ndetse n'Imana nayo niba mu mubiri. Rero nicyo cyangwa tugiye kwiga. Iyo tuvuze rero the stomach is for the food, bivuze ngo Imana ijya kurema umuntu yamuremeye icyo twita, yamuremeye kugira ngo icyo bita ngo ni energizing power, uko umuntu azajya yisubiramo imbaraga. The one way of a person, or maybe the major way kugira ngo umuntu agaruremo imbaraga, ni naho umuntu azabasha gufata icyo kurya. Iyo uriye cyangwa se ufashe ibyo kurya ubasha kumva umeze neza, ubasha kumva urimo urazamuka, cyangwa se ubasha kumva wafutuye agatege ugenda ukomeye. So rero Imana niko kurema ibyo kurya kugira ngo bijye bibasha guha umuntu imbaraga. Rero kuba Imana yaremye ibyo kurya yabiremeye inda, kandi inda nayo yayiremye kugira ngo ibashe kwakira ibyo kurya. Hanyuma wo kwibaza how we bring these things, kuko twazanye ibintu by'ibyo kurya, turi kuvuga characters. Hari icyo bita spirit of gluttony, ni umwuka abantu bagira kurya cyane, ya ulafi mu Kiswahili. Ni umwuka w'aho abantu barya cyane, kandi ugasanga uwo mwuka ni umwuka w'abadayimoni. Iyo spirit ukumva gusa ukeneye kurya, ukeneye kugira gute, ariko nubwo bimeze gutyo, spirit of gluttony cyangwa se kurya, Imana yabiremeye inda.
then iyo dushaka kuvuga rero the characters, tugomba kudiringa how we behave ourselves, uburyo tugomba kwitwara ndetse n'ubwo tugomba kwirinda, not only bidavuye byonyine no kuvuga ngo uburyo dufungura ndetse n'intambara ndetse n'ibigusha tugushwamo because of the spirit of gluttony, or the spirit comes from the food. Kamwereke, iyo ushaka gufata umusore cyangwa se ushaka gufata abana cyangwa se iyo ushaka gufata umugabo cyangwa umuntu uwo ari we wese, you take him through food. Ubango niyo Satani ashaka gufata umuntu cyangwa iyo Satani ashaka gushyiramo umuntu ibintu, he always showed them, or he always made them to eat. Ubango amushakira the covenant ikomeye abantu bagira, sometimes ari amagambo, kuko ayo magambo n'umwe ntivaho. Noneho hari covenant ibaho iciye mu cyo twita ngo ni true eating. Ibyo kurya rero ari igihe turya hanyuma tukaba twiyingije mu masezerano amwe n'ako kwacu tutazi. So which means the covenant that we made through eating irakomeye cyane. That's why iyo usanze majority y'abantu benshi bagenda bakavuga ngo twakoze ibyaha, twasambanye cyangwa se bari gukora such kind of sins, ikibazo si uko basambanye, ikibazo si nuko bari gukora ibyo bari gukora. The problem is they are so hungry, hanyuma bakabona umuntu ushaka kubaha amafaranga, hanyuma bari bakabona umuntu ushaka kubaha amafaranga, they intervene themselves in the sins of fornication and prostitution. Why? Because kubera iki usanga barashonje, kubera ko bashonje bigatuma noneho kubera ko ari umuntu ubaha amafaranga bagahita bajya mu cyaha cy'ubusambanyi. Why? Kubera yuko barashonje bakeneye kurya, hanyuma ubaha amafaranga arabaha kondisiyo z'uko bagomba kugira ngo bagomba kubanza kwemera bagakora ibyo byaha by'ubusambanyi. Turi kumwe rero, when we are dealing with the characters, icyambere tugomba kureba which way that we can separate or free ourselves from these characters, all these cyangwa se ni gute twova muri iyi mico ndetse ni gute twokwigobotora muri izi ngo ziza because of our weakness. Satani rimwe na rimwe agerageza kudufatira mu cyuho kugira ngo abashe kuturwanya, abashe kudukuraho ku bintu runaka. So which means biragoye rero. So kugira ngo rero tubikemure cyangwa se tubikureho, we need to have the spirit of discernment. And then when we have the spirit of discernment, also not only discernment, atari ukuvuga muri spirit of discernment, ahubwo noneho tugomba gusenga Imana no kugira ngo to utilize our capacity and our intellect, our gifts and talents, kugira ngo ntituje falling down muri cya kibazo twagize. Kandi kamubwira abantu benshi bafite ibibazo, the majority of the people that are selling themselves, ibibazo by'abantu benshi bari kwigurisha ubwabo cyangwa se bari gukora ibi byaha, suko ubwabo babigiyemo babikunze. It is only because they don't have money, they want to eat, bakeneye kurya. So kubera ko rero bakeneye kurya, we need to free ourselves from these sins that comes from the stomach. Niyo mpamvu usanga abantu benshi kubera ibibazo bafite n'abandi bari gucamo, they need to free themselves from the, cyangwa se bakeneye kugira ngo barye, bakeneye kugira ngo babeho, then nta bubasha nta bushobozi, then ugasanga bari kwigira mu cyo twita kwigurisha no kugira ngo babashe kugurisha imibiri yabo, kandi ibyo n'icyaha Imana yanga. So kugira ngo rero tubivemo, we need to work hard and also to know the aim
cyangwa se intego nyamukuru Imana yaduhaye iturema. Imana iturema yaduhaye intego ikomeye. Intego yaduhaye ikomeye muzo yaduhaye akazi, to work, to create, to innovate, and also to think and to identify ourselves. Ugomba kumenya who am I in Christ, ese ninde muri Kristo, kugira ngo mbashe kugira ngo nkore ibyo Imana ishaka kugira ngo nkore ku buzima bwanjye. So ibyo byose rero nitumara kubimenya tuzabasha kumenya how to free ourselves from these things, kubera ko ari ibyaha bimwe biza tubasha kugwamo bitewe n'uko tutashatse kubigwamo, ariko bitewe na situation turimo Satani agadufatira mu cyuho bigatuma tubasha kujya kugwa muri ibi byaha. One of them ni icyaha cy'ubusambanyi, bitewe n'ubukene, bitewe n'inzara, bitewe na situation turimo, tugasanga we have intervened ourselves in that sin. So kugira ngo rero avoiding, we have to work harder and also to pray, hanyuma Imana izabasha kudufasha muri byose, kubera yuko most of them niyo tunakora akazi we work kugira ngo tubashe kubaho. Rero iyo abonye shortcut yo kugira ngo abashe gukora imibereho cyangwa se abashe imibereho, uwo muntu iwe ashaka cyane kugira ngo cutting short abone uko abasha kubaho, and of which kubaho kwiwe ugomba kuva muri ibyo ngibyo, kuko Imana yaguhaye reason. Hari 5 pillars z'ukuntu Imana yaturemye. One of the pillars Imana yaturemeye kugira ngo tubashe kuba strong, harder, no kugira ngo tubashe kwiyubaka tugere kure n'ibyo Imana ishaka kugira ngo tugereho. Rero Imana ibasha kubagira neza. Hanyuma this sickness cyangwa se iyi ndwara ndetse n'uyu muco kugira ngo habaye icyaha cy'ubusambanyi, sometime, most of the time, iza mu gihe abantu bari mu bukene kubera situation. Yes, basanga umuntu ukariburisha cyangwa se kanashaka inzira zo kugira ngo abashe gukora kubaho, bigatuma azishaka mu nzira zitari nziza. So rero birakwiriye nk'abakristo, nk'abantu twakiriye Kristo, to know how to deal with these things. Tumara kumenya uburyo tubidiringa nabyo, tuzabasha kwakira imbaraga kugira ngo tubashe guhandlinga this problem. Most of the ladies, abakobwa benshi baca muri situation, ariko twebwe ntitubone situation bari gucamo, ahubwo we want to cyangwa se bamwe mu bagabo bagashaka ku exploit them, bashikiriye kugira ngo bafatire muri cya cyuho cy'ubukene n'izindi bibazo bari gucamo, hanyuma bakore ibyo bitari bikwiriye. So we have to look at ourselves, hanyuma Imana izabasha kudumisha. Rero Imana ibagire neza. Hanyuma this character cyangwa se kugiringa na character ni isomo rirerire cyane, we will be dealing with it, kandi Imana izabasha kudumisha. Imana ibamugisha kandi bagire neza, ndabakunda cyane. Amen.